Banyarwandakazi aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri Burasirazuba cyangwa Iburengera bwaryo, Amajyepfo n'Amajyaruguru, by'umwihariko none uri hano mu mujyi wa Kigali, mu nyemerere twese hamwe nkuko tubigenza mu muco wacu, amashyi, impundu, imirishyo myiza y'ingoma, umushayayo, twakire Prime Minister w'Ubwongereza Boris Johnson ahaje mu Rwanda kwitabira no gukurikirana inama ya CHOGM. Harushaho kwibaza uti iyi nama ya CHOGM igiye kubera mu Rwanda kitabirwa n'abanyapolitiki, kitabirwa n'ibihangange bitandukanye ku isi, ubundi isobanuye iki mu buzima busanzwe? Reka dufatikanyiriza hamwe kurebera hamwe bino bibazo, ubundi tugende tubyisubiza, biraza kudufasha gusobanukirwa inama ya CHOGM ku buryo itariki nyayo izatangira izajya gushyika nk'abanyarwanda twasobanukiwe CHOGM icyari cyo. Reka dutange twibaza tuti CHOGM bivuze iki mu magambo arambuye? Mu magambo arambuye CHOGM bivuze Commonwealth Heads of Government Meeting, bivuze ngo ni inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango w'ibihugu bivuga cyangwa bikoresha ururimi rw'icyongereza. Naho se Commonwealth yo niki? Naho Commonwealth ni umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Reka twongere twibaze tuti iyi nama ya CHOGM iteganyijwe kubera mu Rwanda izatangira ryari, izarangira ryari, ifite iyihe nsanganyamatsiko? Iyi nama ya CHOGM izatangira ku itariki 20 irangiye ku itariki 25 Kamena uyu mwaka w'ibihumbi 2022, ariko ihuriro ry'urubyiruko rizatangira ku itariki 19 Kamena. Ni inama ifite insanganyamatsiko ivuga ngo ejo heza dusangiye, dushyira hamwe, duhanga udushya, twiteza imbere. Umuyobozi wa CHOGM yitwa nde? Icyicaro cya CHOGM kibahe? Umuyobozi wa CHOGM ni umukuru wa guverinoma cyangwa w'igihugu cyakiriye CHOGM. Ni mu gihe icyicaro cya CHOGM kimukira mu gihugu cyakiriye iyo nama. Yumvikane neza ko guhera muri Kamena umuyobozi wa CHOGM azaba ari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kandi icyicaro cyayo kikazimukira mu gihugu cy'u Rwanda kugeza mu mwaka wa 2024. Utise ubundi icyicaro cya CHOGM cyabarizwaga he? Icyicaro cya CHOGM cyabarizwaga mu gihugu cy'Ubwongereza, umuyobozi akaba yari Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Ariko nanone twakibaza ngo umuyobozi wa Commonwealth ninde? Umunyamabanga mukuru wayo cyangwa se SG ninde? Ese igizwe n'ibihugu bingahe? Umuyobozi wa Commonwealth ni Queen Elizabeth wa kabiri, akaba azasimburwa n'igikomangoma cya Wales Prince Charles. Ni mu gihe umunyamabanga mukuru cyangwa SG Secretary General wa Commonwealth ari Patricia Scotland. Commonwealth igizwe n'ibihugu 54 byigenga byishyize hamwe ku bushake, bifite abaturage basaga miliyoni 2.5. Uyu muryango wa Commonwealth watangiye mu mwaka wa 1931. Reka twongere twibaze tuti icyicaro gikuru cy'uyu muryango wa Commonwealth kibarizwa he? Icyicaro gikuru cyayo kibarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu muryango wa Commonwealth twabonye ugizwe n'ibihugu 54. Igihugu gerutse kwakirwa cyangwa kwemerwa nk'umunyamuryango ni igihugu cy'u Rwanda, cyemerewe kwinjira muri Commonwealth mu mwaka w'ibihumbi 2009. Uyu muryango wa Commonwealth dushobora kwibaza tuti ese ufite izihe ntego? Intego z'umuryango wa Commonwealth ni iterambere, demokarasi ndetse n'amahoro. Nanone dushobora kwibaza tuti ese Afurika ifite ibihugu bingahe muri Commonwealth? Ibihugu 19 nibyo bibarizwa mu muryango wa Commonwealth bikomoka muri Afurika, kandi akaba nabo mugabane ufitemo ibihugu byinshi. Reka twongere twibaze tuti igihugu kiri muri Commonwealth ariko gifite abaturage benshi ni ikihe? Abo baturage bangana bate? Igifite abaturage bake ni ikihe? Gifite abaturage bangana bate? Igihugu cy'Ubuhinde nicyo kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bigize Commonwealth, gifite abaturage benshi, gifite abaturage bangana na miliyoni 1.5. Ni mu gihe igihugu cya Nauru gifite abaturage bake bakabakaba ibihumbi 13. CHOGM 2022 iwacu Rwanda. U Rwanda rwiteguye, u Rwanda rw'amahoro, u Rwanda rw'isuku, u Rwanda rwuje ubwiza, u Rwanda rwuje Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bafite uburanga, tuzi gutegura no kwakira abashyitsi, tuti ikaze iwacu Rwanda. Reka dusoze dusaba Abanyarwanda aho baherereye hose kutazitotombera zimwe muri serivisi zimwe na zimwe zitandukanye dushobora kutazabona bitewe nuko tuzaba twazigeneye abashyitsi. Mu ngendo bitazagenda neza, mu bucuruzi ibyo tutazabona, twemere igihe gitoya, twishime, dufatikanye, ariko ubuzima bukomeze. CHOGM iwacu Rwanda. Iya mayinga nyiramagana bayinyaga kwa
na rugara bikinira kamuzi ari mu biro nagire nemurege yabone fast kanyarugari nakinya kura kurya kuri kamba ayi wabo wose kumumiga Sebuchara mu gitaro yego kwe icyari gitaro Amene
Baraza makuza kubona. Yega koy. Kwenda mudara ruhera no Kamara cyane n'urwanda baraza makuza ku Rwanda misa. Uko bahomba bampaye kwirahira no kudateranya. Baraza gisana batwara cyaro tembo. Amereza neza ya mudara ruhera baraza makuza rutabagiye. Yega koy. Uko mwaka bari sabu. Shangwe bari. Gitarama neza ya mwaka bari tetero. Yega koy. Baraza makuza ku Rwanda misa.